Ngiye kubaha ikaze kuri Learn with Dr. Olive, tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse n'uko wakwita ku mwana agakura afite ubuzima bwiza. Nizere ko uri kundeba wagize Noheli nziza kandi ni ukuri nizere ko Umwami Yesu yavukiye mu mitima yanyu mwese, abantu mwese muri kundeba. Ikindi ndashimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri Learn with Dr. Olive kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana. Rero mbifurije umwaka mushya muhire kandi ni ukuri reka Imana izabayobore, Umwuka Wera azabayobore kugira ngo nanone tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga ku buzima bw'umwana. Kandi nk'uko mubizi ubuzima bw'umwana butangira bakimutwite, bamubyara, akura nyine urwo rugendo rwose. Learn with Dr. Olive niyo channel izajya ibaha ibiganiro bijyanye nyine n'uko wakwita ku mwana kuri urwo rugendo rwose, kuva umutwite kugeza umubyara, ikindi ku buryo warera umwana wawe neza agakura afite ubuzima bwiza. Uyu munsi rero nimba uri kundeba nkuhaye ikaze, kandi nanone kora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, ikindi like and comment kugira tujye tubana kenshi, tujye tubana mu biganiro byiza nyine bizatuma turushaho kwita ku buzima bwacu, ku buzima bw'umwana kugira ngo turere abana bacu neza. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira bimwe mu bimenyetso bizakwereka yuko umwana wawe ashobora kuba afite ibibazo by'umutima. Guhera akivuka, umwana ukuze, umwana nyine buri cyiciro cy'uko umwana agenda akura. Ubundi umwana ukivuka akenshi hari ibimenyetso bizakwereka ko umwana ashobora kuba afite ikibazo cy'umutima, bikaba byatuma umugeza kwa muganga byihutirwa kugira ngo bamufashe hakiri kare, umwana yitabweho hakiri kare. Umwana uri mu gihe cy'amezi atandatu hari ibimenyetso bikunda kugaragara. Ubundi akenshi uwo mwana konka bizajya bimunanira. Hari ukuntu nyine umwana ubona umwose ukabona ntashaka gufata ibere, ukabona ntashaka konka, ukabona cyangwa nimba ari konka ari kubira ibyuya. Biba bikwereka yuko umwana ari gukoresha imbaraga nyinshi, umubiri we nyine ugerageza gukoresha imbaraga nyinshi, bigatuma yabira ibyuya, rimwe na rimwe umwana azanga ibere. Icyo gihe umwana bizakwereka yuko ashobora kuba afite ibibazo by'umutima, ube wamugeza kwa muganga. Ikindi hari ukutiyongera ibiro ku mwana. Ubundi abana biyongera ibiro kenshi kuko baba bari muri cya gihe cyo gukura cyane. Umwana rero utiyongera ibiro nawe ni ikintu ugomba kwitaho, ukaba wamukurikiranisha kwa muganga kugira ngo barebe nimba nta bimenyetso cyangwa nta burwayi bw'umutima afite. Ikindi kintu uzabona ari wa mwana nyine udakunda gushabukanga, nimba ari kakana kageze mu gihe cyo gukubagana, usanga uwo mwana nyine nta mbaraga, nta kuraje gafite. Ibyo nabyo ni ibintu bishobora kukwereka ko umwana nyine afite ibibazo by'umutima. Ikindi hari ukuba umwana ahumeka nabi, ukabona ari gukoresha igituza cyane mu guhumeka. Akenshi uzabona ari umwana wita umwuka nyine, ukabona uko ahumeka ukabona igituza cye kirazamuka cyane. Icyo gihe nacyo kizakwereka ko umwana ashobora kuba afite ibibazo by'umutima, uramujyana kwa muganga. Ikindi wa mwana uzabona nyine umutima utera nawe ukabibona. Ubundi iyo umutima utera ntabwo nyine tubibona. Umwana rero harimo abana bagira ibyo twita palpitation, ukabona umutima uratera cyane, nawe urabibona kuri gutera. Icyo gihe umwana ni ngombwa yuko umugeza kwa muganga kugira ngo barebe yuko nta bibazo by'umutima afite. Ariko mu bana bakuru akenshi umwaka kuzamura uzabona ari ka kana kadakunda gukina, wa mwana udashobora kuzamuka udesikariye, wa mwana ukora aka exercice gato ukabona yahise ananirwa cyangwa ahumetse nabi, wa mwana nyine. Ubundi abana benshi bari mu gihe munsi y'imyaka 5 barakubagana cyane, ariko uwo mwana akenshi uzabona adashaka ibintu nyine bimusaba imbaraga, gukina, kwirukanka, tw'uturimo twinshi. Uwo mwana uzasanga nyine atabifitiye imbaraga. Cyangwa nawe uwo mwana mukuru ashobora kugira ibibazo byo guhumeka, kujya ubona arahumeka cyane. Ibyo nabyo bizaba ari ikimenyetso kikwereka yuko umwana ashobora kuba afite ibibazo by'umutima, ukaba wamujyana kwa muganga. Ikindi nawe ashobora kuba ari umwana ukora ibintu akabira ibyuya, cyangwa ikindi kintu cy'ingenzi, abana bakunda kurwara inkorora kenshi zisubiramo, inkorora kenshi bakamuvura bikanga. Ibyo bintu biri mu kimenyetso kikwereka yuko umubyeyi akwiye kwita ku mwana akareba nimba nta bibazo by'umutima agira.
rimwe na rimwe ababyeyi bashobora kubibona nyine bakavuga ni ibisanzwe abana bose barwara inkorora kenshi. Nibyo koko abana bari munsi y'imyaka 5 ni abana bakunda kurwara inkorora akenshi ziterwa n'amavirusi, ariko nanone niba ari ibintu bigenda byisubiramo ni ngombwa yuko umwana umugeza kwa muganga kugira ngo yitabweho barebe nimba nta kindi kibazo nyine afite bifasha umwana gukura neza. We mubyeyi nubona kimwe muri ibi bimenyetso ni ingenzi yuko uwo mwana umugeza kwa muganga agakurikiranwa akitabwaho bakareba nyine nimba nta kibazo afite kindi gishobora gutuma agira nyine ibyo bimenyetso. Wa mwana utiyongera ibiro purize, nimba uri umumama ukabona umwana ntiyongera ibiro neza, ukabona nyine nawe bikakuyobera kandi ushobora kuba afata ifunguro, uwo mwana ni ngombwa yuko umugeza kwa muganga hakarebwa nimba nta yindi mpamvu ihari ibimutera. Nizere ko ibi bimenyetso ugiye kubyitaho cyangwa kimwe muri bimenyetso wakibona ukihutira kugeza umwana kwa muganga kugira ngo harebwe nimba nta kindi nyine gishobora kubimutera. Ikindi nk'abana bakuru ushobora kujya kumuryamisha, kenshi wa mwana azaprefera kuba yaryama ahantu hazamutse, cyangwa wabona uko umujyanye kuryama nijoro ukabona umwana arakura cyane, ukabona abura umwuka nyine mu bintu nawe bidasanzwe. Ni ngombwa yuko umugeza kwa muganga kugira ngo nyine barebe nimba nta kindi kibazo kiri kubimutera. Ndakeka ibyinshi nabivuze, hari ibimenyetso byinshi umwana ashobora kugaragaza, ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo bikunda kugaragara mu bana bafite ibibazo by'umutima. Nizere ko rero umwana wawe cyangwa umwana w'undi cyangwa n'umuturanyi wabona afite kimwe muri ibyo bimenyetso, kubwira mama we, kubwira umurera kugira ngo nyine akurikiranwe harebwe nimba nta kindi kintu nyine kiri kubitera. Nizere ko wongeye kunguka ikindi kintu gishya muri iki kiganiro, kandi tugiye gufatanya kugira ngo nyine abana bacu bakure neza. Guys, ndongera kwibutsa yuko Learn with Dr. Olive iri kubategurira ikintu cyiza, cyane cyane nimba uri umubyeyi ufite umwana w'umwangavu, ufite umwana uri mu gihe cya adolescence. Guys, ahantu niho heza kuko we are going to launch Learn with Dr. Olive online academy for teenagers, kugira nyine abana b'abakobwa bagire ikintu kibahuza, basobanukirwe byinshi ku buzima bwabo, basobanukirwe ubuzima bwabo bw'imyororokere, tubagayidinge, tubereke ese ikindi tubasobanurire ku mpinduka zishoboka igihe cyose bageze mu gihe cy'ubwangavu. Ikindi tubamare amatsiko kuri twa tubazo twinshi bibaza ku buzima bw'imyororokere, ku buzima bw'umwana ugeze mu gihe cy'ubwangavu, mu gihe cya adolescence, hahandi umubiri wawe uba uhindagurika, hahandi uhura n'utuntu twinshi ukavuga nyine ibyo bintu byose umwana w'umukobwa yibaza. Learn with Dr. Olive iri kubategurira online academy kugira ngo tujye duhurira hamwe nk'abana b'abakobwa, tubagire inama, tubasobanurire ubuzima bwabo bw'imyororokere, tubasobanurire impinduka zishobora kuba mu buzima bwabo, tubasobanurire icyiza cyo kwirinda cyangwa ibintu bishobora kugufasha kugira ngo ugere ku ntego zawe nyine udapfushije ubusa cya gihe cyawe cya adolescence, gusange ushobora kwisanga muri amwe mu makosa nyine ashobora gutuma ubuzima bwawe bwangirika, ndetse n'ubuzima bwawe cyangwa n'intego yawe ikugora kuyigeraho cyangwa ntunayigereho bitewe n'uko hari n'amakuru ushobora kuba utaramenye. Ni byiza rero yuko niba ufite umwana uri mu gihe cy'ubwangavu watwandikira muri description kugira ngo nyine tumenye uburyo tugufasha, kuko it will be amazing session for teenager. Ni ukuri ababyeyi mufite abana b'abangavu ndabashishikariza kuzabandikisha muri online academy kugira ngo tujye tubana, tubayobore, tubamare amatsiko, tubagayidinge bagere ku ntego zabo. Ndatekereza uri umubyeyi utakwishimira yuko umwana wawe nyine ashobora kugira zimwe mu ngaruka z'uko hari amakuru y'ubuzima bwe bw'imyororokere atazi. Ikindi aba agomba gufata cyangwa kubona amakuru ya nyayo nyine atuma adesida ku buzima bwe, amenya icyo agomba gukora cyangwa gukoresha ubuzima bwe, amenya uko agomba kurinda ubuzima bwe kugira ngo agere ku ntego ze bimworoheye. Ndabizi neza yuko bazabyishimira
kuko hari abana b'abakobwa benshi bagenda bibaza igihe cyose batangiye kujya mu mihango, hari utubazo twinshi bagenda bagira ku buzima bwabo, hari impinduka nyinshi, bamwe bazanye ibiheri, abandi bariyumva bidasanzwe, ubwo buzima bwose aba akwiye kubisobanukirwa, ubuzima bwe bwo mu mutwe bushobora kuba disturbed, ibyo bintu byose aba akwiye kubisobanukirwa kugira ngo akomeze agere ku ntego ze neza rwose bitamugoye. Niba ufite umwana w'umukobwa wifuza yuko nyine agira wa muntu umuyobora, asobanukirwa ku buzima bwe bw'imyororokere, ndabizi neza yuko izi session zizabafasha. Ni karibu mubandikishe kugira ngo tuzatangirane mu ntangiriro z'umwaka 2025, kuko tuzaba tugira buri weekend tuzaba tugira session nyine ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ariko cyane cyane session zacu zizajya ziba muri vacances, aho abana bose nyine bari available, abana nyine baje muri vacances kugira ngo nyine ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Ariko nanone mu minsi isanzwe tuba tugira session nyine ku bana bose baba adolescents. Ndakeka ko bizagenda bifasha benshi, ndakeka ko bazagenda bagira amakuru menshi, kuko muri iki gihe umwana abasha kuba atatwara inda itateganyijwe, ariko nanone akaba yakandura indwara zidakira, indwara zishobora kwangiza ubuzima bwabo, indwara zishobora kumwangiza mu buryo buri psychological. Ibyo rero ni ngombwa yuko abana b'abakobwa babimenya, bakagira amakuru ahagije, bakagira nyine bakagira amakuru ahagije ku buzima bwabo bw'imyororokere, ndetse bakamenya kuri buri kintu cyose n'impinduka ziba ku buzima bwabo. Guys, nimba mwumva muri interested, muzajya munyandikira inbox kugira ngo guidinge what's next, kugira ngo mu mpera z'umwaka, mu ntango z'umwaka wa 2025 twese tube turi kuri the same page, kandi abana b'abakobwa tube dufite nyine hantu nyine tugomba kujya duhurira tukaganira, ikindi tukungurana ibitekerezo. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, kandi nizere ko nyine mwese muzagira umwaka mushya muhire, kandi mukomeje kugubwa neza. Ciao ciao.